nzi iminsi maze ariko sinzi iyo nsigaje ukavuga uti n'ubundi abantu bazapfa ntawundi apfa turi iminsi turi abacumbitsi ndabyemeye hano ntabwo ari muri gakondo ntabwo ari iwacu ariko mfite kubura uyu mubiri ukabora n'ubundi uzabora niko n'ubundi no mu ijambo ry'Imana ribitubwira ni nk'umwambaro uyu mwambaro turagenda tugatanga ibyacu ariko ejo ugasaza ni wa mubiri uzasaza n'ubundi uve ubone ariko mfite kubura uyu mubiri ngo bugingo butahanye iyo ntsinzi nicyo cya mbere duharanira ubundi mbere na mbere n'Imana yaravuze ngo nkunda bankunda hana bataka mwese bose bazambona Imana ishimwe cyane haleluya aho ngaho rero muri iyi si rero ntitujya tubura ibiturwanya ibyo nabegereranya na ya Mungu ndabegerageza za ntambara umwanzi se kibajya dukururira akadushora muri ibyo byaha bitandukanye iyo wabaye umunyabyaha burya aho ngaho hariho igihe mfite kukubona nkakubonera inyuma gutya ugenda gutya nkavuga ngo uriya ni umuntu muzima uri muzima kubw'uyu mubiri ariko ku bwa roho nyagasani imbere y'Uwiteka Imana mu buryo bw'ubugingo uri wa wundi wamunzwe warangije kumungwa n'umutima wawe ntubu ukiri muzima ndakubona ngewe mwana w'umuntu kuri muzima ariko mu buryo bw'ubugingo mu buryo bw'umwuka imbere y'Uwiteka uri wa wundi warangije kumungwa nka ya Mungu yakwinjiyemo yarangije kukurangiza urabonwa mu buryo bw'amaso y'umwana w'umuntu mu buryo bw'umubiri kuri muzima ariko warangije gupfa uhagaze. Amakuru dufite ntabwo ashimishije. Gogo yitabye Imana. Gogo ubu yapfuye ntabwo akibarwa mu buzima bw'isi cyangwa mu bantu bahumeka umwuka w'abazima. Gogo yitabye Imana mu masaha yari nko saa 5 gutyo, saa 5 saa 4 n'igice. Yitabye Imana Gogo, rest in peace, Imana imwakire mu bayo. Twese niyo nzi ariko yapfuye mu buryo butunguranye. Mu gihe tugishakisha andi makuru kugira ngo tuyabagezeho icyamwishe nuko byagenze, komeza utegereze. Gusa ndakwibutsa ko umusibejo yari Kampala ari kumwe na Burundi ke bari gukora live. Habwe Gogo ikintu gitumye apfa ntabwo turagisobanukirwa neza ubu tuvugana. Uwo mwamenye kuri Goodbye I Going, Blood of Jesus, I need blood of Jesus. Uyu nguyu mubona hano hejuru, Gogo amaze kuva mu mubiri w'isi, yitabye Imana uyu munsi wa none. Rest in peace. Yitabye Imana mu masaha saa 3 n'igice za nimugoroba, ariko niba nibutse neza ariko naho umuryango we nabwiye inkuru baratungurwa, ariko mu rundi ruhande navuga ko batanatunguye kuko icyo kumva ko yitabye Imana byabatunguye kuko nagumye kubabwira ko arwaye yarembye. Barambwira ngo twihangane bizakira, barambwira ati ibyo bisanzwe bibati nawe bimenyereye koko ati ibyo biraje bigende, ati wihanganye, ariko cyo kora nubona bikomeye kuko hari igihe bijya bimfata bikamutindana, ati nubona bikomeye muzatege muze. Twashatse no gutega ngo twerekeze mu Rwanda, ariko kubera ko umubiri we nta mbaraga ruteye yarashoboye kwicara, kandi ari amabisi ntago wapfa gutwaramo umurwayi gutyo gusa, ariko kubera ko bavuga ati nibi bigera bimure kure kiguma kuri icyo cyizere birangira kaducitse. Wari umwivugabutumwa mu gihugu cya Uganda, yitabye Imana. Byatunguye benshi, byajegeje benshi, ndetse amatage atashye benshi ubwo bumvaga iyi nkuru ya Gogo. Gogo ubwo yari ari guhimba no guhimbaza Imana, yikubise hasi ahita yirukankanwa kwa muganga, ariko yagiye kuhagira umwuka wamaze kumushiramo nk'uko benshi bari bari aho ngaho babitangaje. Musabyimana Glorious bitewe n'uburwayi yari asanzwe agira abenshi bakunda kwita igicuri. Musabyimana Glorious wari umaze kuririmba indirimbo nziza cyane zo guhimbaza Imana, ivuga butumwa muri East Africa ndetse n'ahandi. Ubu ngubu ntawe ukiri mu mubiri, yamaze kwitaba Imana. Akaba hari uko byibaza nkavuga muri njyewe nibone y'ibingibi biza kubaho akaba ari we wasigaye, nyamara uburyo bampinga banansuzugura
niwe bari kuzajya banamutinyira noneho uko yaremwe bakamwubahira uko yaremwe ntibari kuzajya bamwikoraho nk'ibyo banyikoraho nkavuga nti ndamutse nanapfuye mvuye no mu mubiri ntinava mu mubiri ukomeze gutya abana abandi ni muri make ababyeyi banjye ntibaragiye ari uwo witwaga ngo ni muzima aragenda ndasigara gutyo ntiyaza gusigara wenda yari kugira n'icyo asiga inyuma nk'uko basize ababyeyi muri make kubera gutotezwa n'abakoreraga n'abo wabagamo byatumye wifuza no gupfa nkavuga yabaga navaga no mu mubiri wenda baruhuka bo bagasigara amahoro amazina yanjye nitwa Gogogororioza nk'uko musanzwe mubyumva namwe ubundi njya ntekereza no ku izina risanzwe iryo bita ngo riba ari irya gipagani nkibaza icyo rishaka kuvuga abiri nagamba amazina ge ni Gogogorori abiri nagambe ryago nezina iryo zina ryenzarwa nitwa Musabyimana nibamwita Musabyimana njya mbyibazaho nkavuga nti yewe n'ibi ni iby'agaciro n'iwacu bagiye kumbona mu matwi imbere y'Imana bakaza kumuraba mu kika cyabo iryo zina akahereza ruhaga ishitindisa jamani Musabyimana ndashimira Imana ko mu buzima busanzwe tubaye nasima ruhanga mu buzima bwo mu kureba ubu hari umujura uba uhora arekereje ku buzima bwacu mu mibereho yacu hariho